Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ni INZU Business Group Limited, kampani yanyu rwose ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa ndetse n'andi makuru yose ajyanye nabyo. Kuri aka kanya rero noneho tubazaniye inkuru nziza idasanzwe, nta yindi ni inkuru ishobora kuguhesha gutunga umutungo utimukanwa, yaba inzu cyangwa se ikibanza. Uragira uti biteye bite? Nk'uko muri kubibona ku mashusho, iyi ni business ya restaurant, ya fast food, ya coffee shop, ya barbecue, ya snacks, ya drinks, soft drinks. Ibyo ari byo byose bijyanye no gushyira mu nda ushobora kubihasanga, za pizza, za baga, byose kabisa ushaka kubihasanga. Nta handi rero ni hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu murenge wa Nyamirambo, hano mu Biryogo. Ni hano mu Biryogo, hamwe handitse izina cyane ku bijyanye n'amafunguro ateguye neza, ama fast food n'ibindi. Iyi business rero tukaba turi kuyigurisha, kandi turi kuyigurisha amafaranga make cyane. Ni ukuvuga ngo hari abantu mubitsa amafaranga atagura inzu, atakubaka inzu, ndetse mutari gutekereza hafi vuba ikintu mwahita mukora. Ubu rero mbazaniye business yunguka, kugira ngo uyigure miliyoni 9 zonyine z'amanyarwanda, kandi ziri negotiable. Miliyoni 9 negotiable, nyirayo kuko afite urugendo rwa vuba cyane, aho yabonye visa agiye gukomereza gahunda ze mu bihugu by'amahanga. Iyi business rero ntikuriye kugucika nyabuneka, ngo niyigure miliyoni 9 ziri negotiable. Harimo ibikoresho byose, amamashini y'ubwoko bwose, amafrigo byose birimo, abakiriya barahari, abakozi barahari, byose kandi n'ahantu heza mu Biryogo kuri kaburimbo nini. Ngwino rero uhagure miliyoni 9 zonyine, hanyuma ukomerezeho wunguka cyane rwose, uze wifatire business isanzwe ikora. Iyi fast food rero cyangwa se iyi business ya restaurant, ushaka kuyisura waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788486797, cyangwa se 0781233012. Iyi fast food cyangwa se iyi restaurant uyikoreramo byonyine gusa biraguhesha icyizere cyo kujya muri banki ikakugurira inzu, cyangwa se nawe mu gihe kitarenze umwaka umwe, mu mezi 6 uraba wasevinze ayo waza tukakurangira inzu kandi ijyanye n'igihe. Kanda subscribe rero kugira ngo ujye ukomeza ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Ni karibu cyane, turabakunda cyane.